ndakubonye yomba nareba ukuntu utambuka mama shenge nagira ngo ni idolari neza neza ngwino nguterure sha oya sha gusa wakwitwara gute mubone hanze mbwambe gose nawe ubu nakwereka undi munsi utazageza kunyenisha njye nawe cyangwa nyamena utahira ngaho uyu se ateye inkubitira umugabo wawe wagiye umuzirika oya none cyari gendaga kunyica ujye uyisirika we wagiye wicaza ako kantu hamwe kagashyira aha ni iwanjye yaba
biteze mu gasiporo kuzimereye nabi sha izi se ko zivuna kuzirangiza izi se ko zivuna sha zizakuvunuka jekera sinzi gukora buretse nkwereka agasiporo keza nkwereka agasiporo keza izi zazakujegeza neza neza bikaba birarangiye buretse nkwereke none sibyo urashyira umutwe hano noneho uzajya uzamura amaguru gake gake wongera uyasubizayo uzi ko izi siporo zawe na hano mu nda neza neza zazakwica reka tubanze dukore ngaho zamura gake gake yes voilà wapfa pe umva naho ubundi ziriya wakoraga zakwica neza ubyumvira mu nda neza sinshobora undi bayerekana nzikora rwose umva kanaguhunga ako se have nawe have ndihungura ibintu uri gukora huza agaciro biba bifite wowe bimeze bite bo ni sawa byagendaga nari nje hano nyine Shadia se amakuru ariko kanakumira ubu se uraho utazi ko Shadia yagiye Dubai yes yaragiye rero ukuntu nari narishyuye abonema y'ukwezi wagize ute ntacyo ariko ubwo muvukana ntacyo nawe nakomerezaho ukomereza muri abonema wishyuye Shadia none se ni muri umuryango ndi Becky sindi Shadia turi kumvikana ariko uri mukuru we ibyo bivuze iki aho wamwishyuriye nari mari oya no nishyuye amafaranga menshi ibyo ntago bindeba ubwo tuvugana ubu dutangira naho ubwo gira nanjye iyo bonoma ndayikeneye se ntago ubibona ko nkeneye kuguma nkabyibuha ko wa mugari ntari nararebye neza none se ahubwo ubwo hanyuma se ubu ngaho mbwira wowe se dupange gute niwumva se banzi kore hano ndumva utangiye kuvuga ibintu bizima ubundi igihe wahereye ayo wahaga Shadia urayazi cyangwa nafashe ikofi nkuramo byari byinshi ariko urayibuka cyangwa okay ndayibuka nta bintu by'imikino ku mafaranga ayo wahaga Shadia urayazi ugomba kuyakuba inshuro zingahe 5 kuko ngewe amazi nawe urimo urabibona uri kubibona ndabireba kabisa ko rero nta miteto ku mafaranga noneho ubu ngubu kubera ko nari nzi ko mfite abonema ibyo bintu ntiwongeye kubivuga hano nje nyine nta kantu nazanye nta kofi nazanye ukifata ukinjira muri kiriya gipangu ngo naki ariko hari agatekerezo nungutse wowe urabona ko yaragiye ntabwo azagaruka niwe tugiye gukomeza noneho wowe tugenda ubanze numve dukore gake cyane ubundi numve noneho ubutana ingaruka zata nkwishyura neza njyewe mbanze ngo nkugire mbanze ngo nkusogongeze iyi ni inzoga se nikoreye muhu iyi ni inzoga ufite amafaranga nayo ufite umva nta bintu byinshi nongera kuvugana nawe ngire mumbye mumbure warenze igipangu uzagaruka hano bikugize ute uzanye cash uko mubwiye ko ikofi nayisize umva mbona ivumbi mbura umuntu ayihangane wangu ihangane kabisa Meze bite se? Misawa. Kumera cyane. Ariko rero. Umva rero. Ushobora kuvuga ibiri kukugenza. Gusa
gusa cururuka disi mukobwa mwe nta mukobwa mwiza nkawe uvuga nabi gutyo ubwo uzi ngiye ikintu kinzanye hano impamo imana naje nkwitegereza ahantu hose usa n'amadolari meza koko si yego ma ubeshye se umva rero uzi story yanjye ariko umenya utanze buriya ejo bundi buriya nigize gutya nkora akazi nyine ko muri hoteli ubwo habakuzuye umukiriya w'umuzungu uzi byabaye yarazubaye abataye igikapu urumva noneho njyewe kubera ko nyine ari njye ukora twa turimo twa nyuma nyine banagimba nyiguyeho mbaza ngo hari harimo iki do ari hereye apana amanyarwanda amadolari wow urumva umva ahubwo uvuga ibintu bizima no rero haranda kubonye yo mbana nareba ukuntu utambuka mama shenge nagira ngo ni idolari neza neza uri kubibona ndakubwiye ngo nari nyobye ngize ngo ngiye mu rugo ngo iki cyakorora mwiza kweri base ujya buretse nawe tubanze tuvugane ico gikapu kireye ko muri aracyo ufite wafata amafaranga ngana gutyo ukayagendana mu ntoki gutyo none ahubwo nuko nyine nkubonye ata numva nyine nifuje ko twaganira urashaka nge nawe tuganire kabisa usa n'amadolari mba nkoroga urabibona ariko nawe oya have uyu ni umuzigo turi kumvikana ukoraho yuko umaye amafaranga niba uzi ko ayo mafaranga urayazana hano umbwire tuvugane umva ni ibintu byoroshye so guhita mpamagara se bati mu nsanganga ni ibintu byoroshye rwose amadolari amaye ngazungu beshye umva ubu kubahuye nanjye ibintu by'ubukene ushatse hana babisezera ngwiki ino baranze amadolari urayafite amaye ngaze nkubeshye neza ubwo natewe giza hino mbanze nsuzume akajya amadolari yewe umva none rero nkimara kuyabona nari mfite imishinga nyine ihambaye yo kugira ngo ngere vuga si yo mishinga yawe nawe yewe nari mfite gahunda yo kubaka hoteli hanyuma shaka umuntu nyine wazajya yancungira usa nayo ndahari umva rero ndakubwiye ngo yewe ndayavunjisha ikiba kibe umva yewe urayavunjisha none se nkubeshye ako wabibonye ko nsa nkayo nyine uri kubibona yewe mana we buretse dore hano dore turi hanze ubwo wowe niba uzi ko turajya kuvunjisha ayo madolari karibu mbanze njye kukwakira ariko mbega amahirwe kuba ku muntu nkawe mana we se n'amadolari ari nkeneye we umva aribwo reka twe gutinda reka tugende urigenza se reka ibintu byoroshye gwena nguterure sha oya sha ubwo se wakwitwara gute amadolari ararikora urumva sha amadolari ibyo ngwino bivuge neza ibintu by'amadolari ariko si wowe kabisa agahasha amadolari ariko nshaka ko ayo magambo yasubiramo neza nkayumva neza we nakubonye usa n'amadolari ikibazo ufite ni iki urabibona nyine umva ngiye kwita neza rekesha amadolari yanyumva kuri amadolari banze kuremo amadolari yanyumva kuri buretse se banze kuremo inkweto kandi nawe mana yanjye amadolari uri igisore kweri ibi bipantaro sako se ngewe fungaho nanjye ngiye gukuramo weho utarakora funga nanjye nambara ariko jya ugira vuba jya ukorera imbere gira vuba rwose gira vuba tubisoze wasanga araba kire dukorana bampamagaye wasanga turi andi mafaranga nabo ntibajya bagera rwose kanze mbitabe ni byiza
uragira kuki ese ubundi wagiye rwose ndaje umva wi va mu mikino gira vuba kakanya ngusanga hano ni gute ngiye nirirwa mu kazi asanga ndimo ibyombo bitogeye sawa ndaje umva iminota ingahe ibi basobanurira icyo wirirwa wategera hehe mbwira rero ukuntu uri umumiliyoneri numva bari reka birabyigutera ubwoba ntabwo bishoboka umva be umukozi ngo wagiye utogeje ibyombo ibyo ni ibiki zira ni siringi tuba tuganira ibyo wabimbwira buretse nze nkwereke icyo ngukorera wa mugabo ako si ubaye iki kuko nta gahunda yindi mfitanye nawe anze nkwereke none se bigenze bite uretse nze sha ariko nawe kozi njyewe ako gasuzuguro ahubwo banguka rwose anze nkwereke umva nkubone hanze mbwa mbigose nta mikino mugifitanye na sohoka mukozi wo mu rugo nta n'isoni ihute hariya uretse nze nkuzaniye n'ibibonde byawe mbwa gusa sohoka n'undi munsi wa mbwa ihute sohoka hariya basi wenda nkabanza nkanambara koko wambazwa iki n'ubwa mbere muri n'imbwa nk'izi gira vuba nguha umwanya wo kugira uti kwambara gusa ariko akanakumwe ndakubwiye ngo vuba nakikubona hano mbese ukureba atansiyo na mana yanjye we numva nunesha umutwe nuse waretse basi nkarangiza ugira ute nkanarangiza nunyenesha njyewe buriya ambazwa ibyo ambazwa gira vuba ubu ndatahane koko reka nongezemo ahubwo njyewe mwereke njyewe sinjya koza ibyo mbuza kunyenera waretse koko basi tansiyo njye nta mikino mba mfitanye nawe ubu nakwereka tansiyo undi munsi utazageza kunyenisha njye nawe cyangwa nyamena utahira wowe koza ibyo mbuza kunyeneraho hano n'undi munsi njyewe menyerwa baranzino cyangwa nsiga nyamenya tansiyo nasiga nyamenye buriya wirirwa uyabunza ubusa nta mafaranga ufite atansiyo ibi bintu ntabwo ari byo nyamara uri kunkorera ibi bintu ntabwo ari byo rwose yego ngubu ninjya kubwiye ngo uze hano uje kunyinisha uyu se ateye wikubitira umugabo wawe wagiye umuzirika ndakwiyamira kumva ndakwiyamye n'undi abagore b'iki gihe umva ndakubwiye ngo ndakwiyamye wari wahereye sa wari wahereye ntuzongere ku mugabo wanjye ndakubwiye ngo ujye uyisirika we wagiye wicaza ako kantu hamwe aha ni iwanjye yahanze tukumvikana n'ubundi cyari cyagiyengeje ndakwiyamye ngo uhaye ndakubwiye ngo ujye uyisirika ntasoni nagiye muhitamo ntugire neza wafata imbwa ukayicura iwawe yaba rero waje umwirukana aha niwe imbwa si kujya hejuru iti ndakwiyamye ku mugabo wanjye umurebe umwinukirize ntuzongere ndakubwiye ngo n'amafaranga yanjye uri kumva ujye uyifata uyizirike iriya nuze yirirwa bunze hasi no gukora akazi umva ndashyigikiye amaguru yewe nkukubite kubita umva ubundi we ni gute wageze aha ngaha ni gute wageze aha ngaha ni gute wageze aha ngaha ni gute usobanurira iki se ukuntu naje hano ngewe none sinaga ari wowe wandangiye ko utuye muri izi karitsiye ubundi noneho niko nakurangiye ntabwo ari wambwiye ngo utuye hano hafi kwe noneho ukanywa nakubonye uri muri siporo ngo iki njyewe nyine yagenda ntukabeshye njyewe rero urimo uranshushanya ntasoni hasi umushushanya oya ni gute wageze aha ngaha noneho rero reka oya ntabwo mbyumva njyewe ntabwo mbyumva ni gute waso ntabwo mbyumva ni gute
ni gute wageze aha ngaha rwose ihangane musobanura ukuntu ngiye byagenze nuko utari kunyumva dore ngiye namubonye hariya kare avuye muri siporo ngira ngo ni wowe rero kuba arambwiye ngo hano utuye muri izi karitsiye nahise ninjira cyateka aho ngaho nta soni zo kuvuga gutyo mana we none se niba mbere mana yanjye umva ndi kumva sinzi nakumara mu mwuka burundu ibyago kanjye muratuma mbavangewe bayo yavunye ayiwe yavunye we urarara akaguru araguze uwo wanwaye gahurubura kitari kimishe nibuka weto nose waretse nosubire yakuzana inkweto oya tuzihoreye tugenda oya nari gusitara oya ndabyanze tuzihoreye tugenda oya reka yihangana ariko njye kuzana inkweto oya ndabyanze wambabariye kuko ndabyanze dutaye tuzihoreye nanjye uzundagerayo koko nuko kundi gusitara wowe Ninde? Njyewe. Wowe ndese? Umugenzi wagushakaga. Ntago mari. Ngutegereze se uri heze? Ibi ni ibiki nakubwiye ko nahari. Unone se wanyinguriye base nkaza ngagutegerereza aho ngaho. Ibi ni ibiki asi Kigali we. Abatesha umuntu kwirira bajya bamukaza.